mbega umunezero ku muntu uvuye ku rugamba rutamuhitanye. Nidutabaruka tuvuye mu isi tuzaba dutsinze urugamba. Abamarayika bazaririmba, Data wa twese ntazanezerwa. Yesu azamwereka inkovu mu biganza ati dore aho nacumuye. Abamarayika bazaririmba, Data wa twese ntazanezerwa. Yesu azamwereka inkovu mu biganza ati dore aho nacumuye. Yesu azamwereka inkovu mu biganza ati dore aho nacumuye. Reka dukomeze gushima Imana. Mu by'ukuri uyu munsi upangwa hashize igihe kinini, kuba tugize umugisha wo kubona Olivier na Albine bicaranye. Satani yarwanya intambara buriya nyinshi ariko aratsindwa. Iyo ubukwe butashye Imana ibitsinze, Imana ibitsinze. Rero reka dufatanyirize hamwe gushima uyu mwanya. Reka tubagezeho gahunda uko zigiye gukurikirana. Muri uyu mwanya tugiye kwakirana, hanyuma turakurikizaho kwiga ijambo ry'Imana. Nyuma yo kwiga ijambo ry'Imana bitaza gufata umwanya muremure, turaza kumva ibiganiro imiryango yombi yagiranye. Nyuma y'ibiganiro haraza kubaho nyuma yo kuganira haraza kubaho kwiyakira, cyangwa se harabanza gutanga impano wenda ku bazigendanye. Nyuma yo gutanga impano habaho kwiyakira. Nyuma yo kwiyakira ubwo turaza gusoza amateraniro. Nyuma yo gusoza amateraniro haraza kuba gufata amafoto y'urwibutso atari buze gutwara umwanya munini. Hanyuma nyuma yo gufata amafoto y'urwibutso turaza kwerekeza ku ndaro cyangwa se y'umusore, aho ari gucyura umugeni we. Ubwo iyo gahunda murakomeza mu isengere, hanyuma turaza kuba dushoje. Rero nk'uko mwazindutse abandi musanzwe mubizi, turi abagorozi. Ibyo dukora byose biraba bihuye n'ijambo ry'Imana, dufite aho twabisoma muri Bibiliya. Nayo mpamvu ibyari bimenyerewe byinshi mu mihango y'ubukwe buri hanze aha, hari byinshi mutari bubone. Ibyajyaga bitinze ubukwe bukageza nijoro, ibyinshi ntimuri bubibone. Rero muricara mutuje mukurikirane. Muri uyu mwanya nk'uko navuze ko tugiye kubanza kwakirana, reka turebe mu by'ukuri abaje baduhekeye umugeni. Ntawe turobanuriyemo, mwese mushyire ibiganza hejuru tubakire abaje baduhekeye. Ndababona rwose kandi Imana ibahe umugisha. Ngaho abasangwa nimufashe twakira abantu batugiriye neza. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ni mwene data Kayogira Robert, nawe agiye kumara umwanya ahagaze imbere yanyu. Ngaho nawe nimufashe tumwakire. Turamwakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Rero dufite aba bageni bacu. Turasanganywe, turasengana, twajyaga duhura kenshi, ariko buriya ni bashya, kandi iyo batagirana gahunda ngo bagire aho basezeranira bafate uyu munsi, ntabwo tuba twicaye. Dore twabaga buri wese mu rugo rwe. Ndabona mwarabyibushye benshi, ntabwo ndakwandu kubabona. Ubwo ndavuga wenda dusanzwe tuziranye. Rero ntitwaherukanaga, ariko aba bantu baduhuje nabo nimufashe tubakire. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, kandi mu by'ukuri bazagire n'urugo rwiza.
ngaho muri uyu mwanya reka twakire indirimbo imwe yabaherekeje umusore irarangira mwene data yihuta aza kutugezaho ijambo ry'Imana. Nimutugezeho indirimbo imwe hanyuma nirangira mwene data Robert aratambuka atugezeho ijambo ry'Imana. Ugadamu yabona kumugeni mwiza yagize umunezero ukomeye cyane atakanagara ko mu mara yanjye ubukwe bwa mbere bwabereye mu Edeni Ugadamu yabona kumugeni mwiza yagize umunezero ukomeye cyane atakanagara ko mu mara yanjye Yesu agiye kugaruka bidatinze kujyana umugeni yiteguye kubakera azamwambika imyambaro myiza y'igiciro amutambagize Yerusalemu nshya Yesu agiye kugaruka bidatinze kujyana umugeni yiteguye kubakera azamwambika imyambaro myiza y'igiciro amutambagize Yerusalemu nshya urugo n'amatungo tuyahabwa n'ababyeyi urugo n'amatungo tuyahabwa n'ababyeyi mugeni mwiza uranga umunyamwete imico myiza udajyana umuryango
unajyana umuryango cyane uramubaga n'uwiteka Imana ibikoze ihabwa icyubahiro. Rero muri uyu mwanya tugiye gufatanya kuri ijambo ry'Imana. Mbere y'uko dukomeza mu nkundire dusenge. Turagushimiye cyane Data wa twese uduha ibyiza byose, izina ryawe ry'imbazwe. Tugushimiye cyane uyu munsi w'umunezero ku bavandimwe bacu Olivier na Albine. Tugushimiye yuko wabarindiye mu busore, uhagarara nabo Mukiza wacu, babuvamo batabuhemukiyemo batabunanagariyemo. Dusangiye nabo umunezero muri uyu munsi, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye umunezero ushyize mu mitima y'ababyeyi bareze aba bana, kuko uyu munsi ubahaye kubona aba bana batera intambwe iva mu busore bajya mu kindi cyiciro cy'ubuzima. Ni umunezero ku babyeyi no kuri twese inshuti zabo, ubishimirwa Mukiza wacu. Uyu mwanya tugiye kuganira hamwe ijambo ryawe, turagusabira umwuka wera atuyobore, turagusabira mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere gushimira Imana kubw'uyu munsi. Nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, ibyiza byose bibaho muri ubu buzima, kubona mugenzi wawe ni kiri mu byiza Imana yageneye abantu. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'Itangiriro. Hatubwira ko Imana imaze kurema ibyo yaremye, yagize igihe cyo kubinyuzamo amaso, ibona byose ari byiza, kuko byanditswe ngo si byiza yuko aba wenyine. Ubwo aba bavandimwe bacu bateye intambwe, reka bishimire Imana bihabwe icyubahiro. Tugiye kubanza dusobanura icyo tugiye gukora ahangaha, noneho nyuma tugikore. Ku batabimenyereye nk'abagorozi, ntabwo mpagaze hano ngiye gusezeranya aba bageni, nta nubwo ngiye gutanga isakaramento rya mariage. Ku babimenyereye, mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo bibaho, ntabwo ari uko Imana yabigennye. Ku basoma Bibiliya, ntabwo ibintu byitwa gusezerana nako gusezeranya bikorwa na pasiteri cyangwa bigakorwa n'undi muyobozi w'idini runaka. Ibintu byitwa gutanga isakaramento rya mariage, ayo ni amahame y'idini, ariko ntabwo ari amahame ya Bibiliya. Muri Bibiliya kutabikora si ukwigiza nkana, ahubwo byanditswe mu gitabo cya Matayo ibice 15 ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Ibyo bishatse kuvuga ngo ibintu byose bikozwe mu izina ry'Uwiteka, kirazira gukora ibyahimbwe n'idini ubwaryo, cyangwa ibyo twebwe nka sosiyete twatekereje tukabona ari byiza, tukabikora mu izina ry'Imana, tuba duhemutse. Iri jambo ngo igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizarandurwa, risobanurwa ngo umugenzo wose cyangwa akamenyero kose cyangwa ihame ryose cyangwa inyigisho yose, ariko bidafite bidakomoka mu ijambo ry'Imana, bigomba gukurwa mu by'abantu b'Imana bemera, kugira ngo none ibyo bakora bigomba kwemerwa mu maso y'Imana. Uko dusoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ibice 3 ku murongo wa 3, naho haranditse ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Ibyo bikatwigisha ko
ibyo bita gusezerana kw'abashyingiranywe kubaho ku munsi wo kurambagiriza. Ku munsi wo kurambagiriza, iyo umusore ahagurutse agasanga umukobwa akamutekerereza uko amukunda nuko yifuza kubana nawe, iyo umusore abyemeye nako iyo umukobwa abyemeye, isezerano riba rihamye. Iyo ubukwe butashye nk'uku, ntabwo baba baje gusezerana, ahubwo baba baje gusohoza ibyo basezeraniye aho tutari turi, ngo ayo masezerano yuzuze imbere yacu. Niyo mpamvu kugira ngo mumenye yuko ibyo mvuga ko ari ukuri, niyo mpamvu iyo umusore amaze gusanga umukobwa, yarangiza akamubwira uko amukunda bakabyemeranya, iryo sezerano rigahama imbere y'abamarayika. Umukobwa aramutse aciye ruhinga nyuma y'amezi 2 cyangwa igihe runaka akarenga ukundi musore, bona nubwo bari bataracuza ubukwe, imbere y'Imana uwo mukobwa abakoze icyaha. Ndetse niyo mpamvu Mariya yiswe muka Yosefu kandi atari yagatahiwe. Ababisomye muri Bibiliya, Mariya yarinze abyara Yesu ataraba umugore wa Yosefu, niko Bibiliya itubwira, ariko yitwaga muka Yosefu bishingiye ko bari barasezeranye mu gihe cy'irambagizanya. Nta mutambyi wari warabarambitse ibiganza, ahubwo iryo sezerano ryo kwemeranya niryo ryitwa isezerano. Ariko rero bitewe nuko Yesu yavuze mu gitabo cya Yohani ibice 5:41 haranditse ngo jye naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ngo ariko undi naza mu izina ry'ubwe we muzamwemera. Kugira ngo iryo jambo Yesu yavuze risohoye, ujya usanga ihame ryose ry'idini abantu baryubahiriza, nubwo byabasaba, nubwo byabavuna, barihata bakaryubahiriza, ariko iry'Imana bakaba ari ryo bubahuka. Reka mbaho urugero. Umusaza ungana na data ashobora kuba we n'umukecuru we bujukuje, bashingiye n'abuzukuru bashingiwe, ariko kuko babera batararwana, atarahukana n'umunsi n'umwe, uwo mukecuru ataramukubita urushyi na rumwe, ariko mu mutima akaba akifite inkomanga ngo ntabwo twasezeranye, mpaka akazajya kwa pasiteri cyangwa kwa padiri ngo padiri akoreho abone kwizera ko bashyingiranywe. Ibyo birahari kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ntacyo Bibiliya ivuga ubuzima bw'abashyingiranywe nk'inshingano ku muyobozi w'idini. Ntacyo. Bibiliya ibyo gushyingiranwa ivuga amahame umusore akwiriye kwitondera mbere yo kurambagiza. Ubwo abasore batarashyingirwa tujye tuyabasomera kuko aranditse. Tuti Imana yaravuze ngo nujya kurambagiza uzarambagize umeze ati. Ayo mahame arahari muri Bibiliya, nubwo tudafite umwanya wo kuyasoma kandi si wo mwanya wabo. N'abakobwa bagasomerwa Imana yabashyiriye amahame ngo nurambagizwa n'umeze ati, uwo ntukamwemere. Nibyo gusa Bibiliya ivuga ku birebana no gushyingirana. Ikindi Bibiliya ivuga ishyiraho amahame agenga ubuzima bw'abashyingiranywe uhereye umunsi babanye kugeza umunsi bazapfira. Nayo ibintu byo kuvuga ngo tunyure kwa padiri, tunyure kwa pasiteri, ugasanga n'umusaza ungana na data, ikibabaje akaba asazanye n'umukecuru we batararwana. Umukecuru atarahukana nijoro na rimwe, batarahamagara wowe kuza kubunga mu rugo, ariko kuko batanyuze kwa pasiteri, pasiteri akabwira ati burya buri indaya
ntabwo Imana iremera, burya ntabwo Imana iremera, ubwo nabo bakubaka icyo cyizere ko Imana izemera gushyingiranwa kwabo, ari uko bahamagaye pasiteri agashyiraho ukuboko, ubwo bakumva ko byaciyemo. Bana b'Imana, ntabwo ari ibyo. Nk'abagorozi, iyo umubwiriza ahagaze nk'ahagaze, tuba tugiye gutanga inama zanditswe mu ijambo ry'Imana, izo abashyingiranywe bakubakiraho bakagira umuryango urangwa umunezero. Nta bindi twakora birenze ibyo. Ikindi dusoma mu ijambo ibi dusoma, nta muntu ufite titire yo kumva ko ari ugomba kubikora, kuko niba mubizi uko biri mu mahame y'idini atari mu mahame y'Imana. Diyakoni ntiyasezeranya, umwizera ntabwo yasezeranya, ahubwo bigasa nkaho na wa mugisha w'iryo sakaramentu cyangwa wa mugisha w'uko gusezeranywa ujya ugira agaciro bitewe na titire y'uwabikoze. Ibyo ntabwo ari byo. Rero kwari kugira ngo dusobanure, hatagira ugenda avuga ati ubukwe bwa Rubine bwaratashye kandi Robert niwe basezeranije. Oya rwose, aba basezeraniye ahantu tutazi, ahubwo kugira ngo tutazajya dukeka ngo duhwihwise ibyo basezeraniye aho tutazi, baje kubisohoreza imbere yacu n'imbere y'ababyeyi, kugira ngo twese tuba abahamya kuko gusohora kw'iryo sezerano. Nimureke tujye ku ntambwe ya kabiri. Ku ntambwe ya kabiri rero tugiye kwigira hamwe ibisabwa ngo umuntu agire urugo runezerewe. Nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana, kugira urugo ni ibintu byoroshye. Kugira urugo ni ibintu byoroshye. N'abasizi bajya bagira ingo, si byose? N'abasizi n'abatagira ubwenge bajya bagira ingo bakabishobora. Kugira urugo biroroshye, ahubwo ikintu gikomeye ni ukugira urugo rurangwa umunezero. Rero niyo mpamvu tugiye kwigira hamwe ibisabwa ngo umuntu agire urugo runezerewe. Mu gitabo cy'Imigani ibice 18 umurongo 22, Bibiliya iravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Mu kindi gitabo cy'Itangiriro ibice 24 umurongo 67, kubasoma Bibiliya tuhasoma ubukwe bwa Isaka mwene Aburahamu. Bibiliya urugo rwa Isaka rivuga aya magambo nifuza yo gusoma kugira ngo buri wese yumve iyi niyo ntego yo kubaka urugo. Haranditse ngo 24 igitabo cy'Itangiriro n'umurongo 67, haranditse ngo Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Urugo ruteye nyirarwo kumererwa neza bene ako kageni. Naho iyo urugo niyo rwagira abana mukabyara abahungu n'abakobwa, niyo rwagira ibikenewe byose, rukabamo amatungo, rukabamo n'ibyo kurya, rukagira abagaragu n'abaja, ariko rukabura inama hagati y'umugabo n'umugore, rukaburamo ikiganiro hagati y'abashyingiranywe, rukaburamo umunezero, ruba rupfubye. Kuko nk'uko twabivuze tugitangira, umugisha usumba indi muri ubu buzima ni ukugira umugore mwumvikana. Reka mbabaze namwe murambera abahamya, uwagira ngo ugire abavandimwe bagukunda n'abaturanyi batakwiba utabaza bakagutabarira igihe, ukagira n'abakozi bakumvira bakakugandukira ntibakwibe, ariko ukagira umugore ujya ugomesha abana bawe, akakwiba ibyo wabize, akaguteranya n'inshuti washatse bigurije,
waba uriho neza. Ariko uramutse ufite abakozi bakwiye, n'abana bagusuzugura, n'abaturanyi bakugendaho, ariko ukagira umugore uguhumuriza, akamenya guhisha ibyo wandagaje, akamenya kugukomeza wacitse intege, uwo musozi uraguzamuka ukawugeza ku mpinga bitakugoye. Nibyo niyo mpamvu byanditse ngo urugo rwiza ni umusogongero w'ijuru. Ibyo reka mbihamye mbisomye, byanditswe muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo haranditse ngo the sweetest type of heaven is a home where the Spirit of the Lord resides. Umusogongero w'uburyohe bw'ijuru ni urugo aho umwuka w'Imana ganje. If the will of God is fulfilled, the husband and wife will respect each other and cultivate love and confidence. Iyo gushyingirwa gushoje umugambi w'Imana, umugabo n'umugore barubahana, bagakundana kandi bakiringirana. Ibyo muzabisoma muri Bibiliya mu gitabo cy'umubwiriza, mu gitabo reka bisome wenda mutagira ngo twakabirije. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice 7 umurongo wa 26 haranditse ngo maze mbona ikintu kirusha urupfu kurura, ni umugore umeze nk'umutego n'ishundura, amaboko ye akamera nk'ikigoyi. Ntabwo buri gihe urugo rugirwa rubi n'umugore, ubwo no ku mugabo ni uko. Urugo rubi mu igitabo cy'umubwiriza kiravuga ngo rurusha urupfu kurura. Bibiliya ntabwo igikoresha imvugo ikagatiza. Mwambwira muti rwarusha urupfu gutekurura. Ushobora gupfusha umwana cyangwa ugapfusha umuvandimwe ukababara, ariko hirya y'imyaka 2 umubabaro washize. Nibyo sibyo? Hirya y'amezi 3 gusa biroroshye kugusanga mu muhanda useka, aho gahinda umaze kukibagirwa. Ariko uwagize ibyago byo gusharirirwa n'urushako, agahinda ke ntabwo kajya gasiga, ntabwo kajya gashira. Ajya agenda mu kabari agasa nkaho agiye muri mudu, iyo mu rugo ayibagiwe yatekereza ziritaha, nuko umunezero ukagera ku mbibi zabo. Icyo gito umuhanuzi yavuze ngo ni ikirusha urupfu kurura. Kubw'iyo mpamvu rero Imana yatugiriye neza, mu ijambo ryayo ishyiramo inama twakumvira tukagira imiryango irangwamo umunezero. Icya mbere rero gikwiriye kwirindwa kugira ngo umuntu agire urugo rurangwamo umunezero, abeho yiringiwe n'uko bashakanye, ni ukuvugisha ukuri. Mu bitabo haravuga ngo mu buzima bw'abashyingiranywe kubeshya ni icyaha kitajya kigira ikibi. Kubeshya ni icyaha kitajya kigira ikibi. Abashyingiranywe, ubu nureba ko ari abageni hano, amubeshye rimwe, hari igihe yazarinda acura akimushidikanya ati nacyagiye warambeshye. Uzajya ubeshya abandi mu isoko, ubona nubwo nacyo ari icyaha, we uzakihana, ariko nta ngaruka zizakugeraho. Ubeshya abo mukorana, ariko ukazara mu kubeshya umugore wawe cyangwa ukabeshya umugabo wawe, uzaba ukoze icyaha kitazagira ikibi. Hari igihe atazakwirukana, nta nubwo yakukubita urushyi, ariko azaba atakwiringira.
nujya mu isoko ukamubwira ayo waguze abyemere ariko amaze kubaza abo mwajyanye. Mu buzima bw'abashyingiranywe kubeshya n'icyaha kitajya kigira ikibi. Niyo mpamvu byanditswe ngo umuntu ushaka gutora imbere y'umugabo we cyangwa y'uwo bashyingiranywe ujye wimenyereza kuvuga ukuri. Hari ikindi gitabo nasomaga cyitwa Twebwe n'Abana Bacu. Kiranditse ngo ubwiza bw'umugore mu maso y'umugabo we. Amanuka yabaye ibihitane ahubwo byarahitanywe n'uburangare. Ibyo bijya byambura umuntu agaciro n'igikundiro imbere ya mugenzi we. Imyenda ukagira nka 20, ntugire uwo ukorana n'uwo uzindukana. Bijya bibaho. Umuntu iyo afite ubute mu bwenge ajya yambara umwenda wakwandura akagira ikarita ashyiramo, akagira ikarita ashyiramo, akazibuka kumesa atakigira uwo kwambara. Ibyo ntabwo byatuma abashyingiranywe batana, ariko biragenda bikakwambura igikundiro n'agaciro imbere ya mugenzi wawe, nuko bigatuma urugo rubiha. Ibindi dusoma mu ijambo ry'Imana biba bikwiriye kwirindwa, cyane cyane n'icyaha gikorwa n'abagabo mu ngo zabo, n'icyaha cyitwa guhata. Mu gitabo cy'umubwiriza haranditse ngo ni ukuri agahato kahindura umunyabwenge umupfapfa. Iryo ni isomo rya Bibiliya mu gitabo cy'umubwiriza ibice 7. Agahato gahindura umunyabwenge umupfapfa. Iyo mugenzi wawe atazi gutunganya ukibeshya ukazajya ubimucyurira, amugarira kakagenderaniraho. Agahato gahindura umunyabwenge umupfapfa. Muri iki gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cy'urugo rwa Gikristo harimo amagambo asongera iryo jambo mvuze. Harimo amagambo asongera iryo jambo. Mu nkundire ndisome muri iki gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo. Ku rupapuro rwaho rw'106 haranditse ko mu buzima bw'abashyingiranywe, aho kugira ngo uhatire umuntu gukora ibyo ushaka, wakwemera ukabihara. Guhata bijya byonona, ni kimwe mu bibuza umunezero mu muryango. Ngaho mureke tuyasome ayo magambo mu ijambo ry'Imana ritubwire. Reka ngere kuri iyo page vuba kugira ngo mu bya guhata reka ndebe sa nk'uwibeshye page, ariko nta kibazo turayibona bitatugoye. Muri iki gitabo harimo amagambo, kandebe iyi page tuyiyibutse kugira ngo tuyisome neza. Guhata biri muri icyo gitabo nyine n'urupapuro rwa 226. nari nibeshye, nashakiraga ku 126. Haranditse mwumve aya magambo kugira ngo buri mugabo wese ajye yirinda icyaha cyitwa guhata mu rugo rwe. Haranditse ngo husbands, give your wives a chance for their future life. Bagabo mujye muha abagore banyu amahirwe bo kugira umudendezo ubuzima bwabo w'iby'umwuka. By men the disposition to fret is encouraged until they become like grown-up children. Abagabo benshi mu ngo zabo bajya bimenyereza ingeso yo guhata no kwikumbura kugira uko bibahindura nk'abana b'ibitambambuga. Ukavuga ngo ubwo wateze ibyo nakubwiye nanjye simbi ryo uzabirye wenyine. Ukavuga ngo ubwo watashye uteze ntabwo muvugisha.
ibyo ni bimwe mu bikamura umunezero mu muryango. Iki gitabo kiratubwira ngo do not force your wife to do as you will. Ntugahate umugore wawe gukora ibyo ushaka. Better you surrender your wish. Byaruta ukazibukira ibyo wifuzaga aho kugira ngo mugenzi wawe bikore bitamurimo wabimuhatiye. Ingo nyinshi zisenyuka cyangwa zikabaho ziremereye abasigize n'abazireba, ntabwo biba bitewe n'uko harimo umusambanyi, nta nubwo biba bitewe n'uko harimo umusinzi n'umugome. Baba bapfa utwaha duto, ariko iyo tudakosowe tujya tuyunyuza umunezero mu muryango, maze abantu bakabana batishimiranye, uwunguze ntahembure mugenzi we, nuko urugo rwabo rukaremerera abarugize n'abarureba. Ndabona umwanya utanyemerera kurenga ahangaha, ariko mu nkundire mvuga kandi kamwe. Ibyanditswe biratubwira ngo muri iki gitabo n'ubundi urupapuro rwa 434 harimo icyigisho cyitwa imvugo, gukoresha imvugo, speech. Harimo aya magambo yifuza ko buri wese yumva. Unhappiness is often caused by unwise use of the title of speech. Kurihirwa, unhappiness, mbega amahoro make mu muryango, cyangwa kurihirwa ubuzima bw'umuryango, ngo akenshi biterwa no gukoresha neza no gukoresha nabi iyi mpano yo kuvuga. Iyo mu muryango utazi kuvuga neza, witegure kuzabihirwa n'ubuzima bwo mu rugo. Kuko abashyingiranywe ntabwo mugenzi wawe yababara ngo wowe unezere, ntibibaho. Niyo waba ari wowe wamubabaje kandi wigambiriye ukavuga ngo ngiye kumukubita ijambo ry'igisitu ababare, iyo amaze kubabara nawe urabubura. Nibyo, kuko iyo yababaye akarakara agakambya agahanga, ukazana n'abashyitsi ntabamwenyurire, wumva wamuha ruswa ngo amwenyure abashyitsi batabimenye. Nibyo, ubwo rero amahoro make mu muryango ahanini aterwa no gukoresha nabi ururimi. Iyo umuntu akosoye ururimi agira umuryango ufite amahoro. Ikindi twasomye ni ukumenya gusaba imbabazi igihe wahemutse. Reka mbabwire ngo ari haba imbere y'abashyingiranywe cyangwa n'abandi bose, ntabwo ikijya kibabaza umuntu ari ikosa wamukoreye, ahubwo ikijya kibabaza umuntu ni ukumva ntacyo bikubwiye. Aho kugira ngo umuntu aguhemukiye rimwe yange kubyemera, abiburanire, abitangire impamvu, byaruta akajya kuwegukira nka kane ariko akabyemera atagoranye. Reka Imana y'amahoro idufashe. Urugo rwacu, ingo zacu tuziragize Imana. Hari umugani w'icyongereza uvuga ngo the family that prays together stays together. Umuryango usengera hamwe uguma hamwe. Iyo umuntu yigize inyarwenge agakura Imana mu muryango we, Satani uwo mwanya ajya gufata, nawe akazana n'amahane, mukazabaho mubiriwe, kandi Imana yari kuzababera umuhuza. Reka ingo zacu tuziragize Imana mu izina rya Yesu.